munkundire mbasuhuze kandi mbahe ikaze nanone kuri Igiherezo TV, ndetse twagize umugisha wo kubana na mwene data, nawe agira urubuga ruca ijambo ry'Imana, mu yandi magambo bayita channel. Bayita channel yitwa ngo iki muvandi channel yawe? Ntihemuka Jean Pierre TV. Okay. Aha, twari tubahaye ikaze rero kuri izo channel zombi uko ari ebyiri, yaba Ntihemuka Jean Pierre TV na Igiherezo TV. Reka tubabwire ko twagize umugisha wo kubona mwene data nk'uko nabasezeranije ko tuzajya dutumira abatumirwa. Uyu ni umunsi udasanzwe kuri nyewe, ndanezerewe kubona uyu mugabo. Ni ibintu biba bitoroshye kubera umurimo w'Imana akora, utamworohera, bimusaba kugenda umunsi ku munsi, kandi abakunzi ba Ntihemuka mbabwire ngo mukore subscribe kuri Ntihemuka Jean Pierre TV, unyarukireyo, hariho ibiganiro byiza, hari ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye. Unyemerere nanjye uhindukire kandi ukore subscribe kuri Igiherezo TV. Iyo tuvuga bino ntabwo biba ari ugusabiriza. Iyo uburyo umuntu aguhaye ikintu gito, burya ngo na kinini yakiguha, bavuga ngo mu Kinyarwanda ngo uguhaye gatoya nakanani gahari yakaguha. Rero kuguha subscribe mbabona nta kintu kidasanzwe. Oya ni inka yayiguha. Ni inka yayiguha. Tubasabe rero bakora icyo kintu, Imana ibamugisha kandi nawe tuguhaye ikaze. Ndagira ngo mumfashe twakire uyu mugabo yitwa Ntihemuka Mose, azwi ku izina rya Mose cyane, ariko na Jean Pierre ni iryiwe. Ndagira ngo tubanze tukwakire, tuguhaye ikaze. Urakoze. Yego, uraza kongera ijwi, ndakuzi kuvuga cyane, Imana yaguhaye ijwi. N'igare rigenda gake gake. N'igare rigenda gake gake. Tutarakora ikiganiro ndagira ngo dusenge, tugasenga Imana hanyuma kugira ngo abakunzi bacu badukurikiye umunsi ku munsi, bamaze iminsi banyandikira, dutumira abandi bakozi b'Imana, hari abaca mu gikari bakangira inama, bakambwira ati turagushimira kubw'ijambo ry'Imana utugezaho, kandi bakambwira ati hari ukuntu wagenda wagura cyane kazamuka udutumirira abantu. Burya iyo ukunda kugaragara ngo imbere y'agatuti cyane uri wenyine ntabwo biba byiza, ariko mu gihe cyose ntarabona uburyo n'ubushobozi n'ibizo ndi kubwira abakunzi banjye ndetse nawe Ntihemuka Jean Pierre, twe turacyari mu ntangiriro uko twabyita, ntituraba amacano nk'ariya yaba kanaka ntagiye kuvuga, sinaje kubamamariza ntibabintumye, ariko hari amacano yamaze kugira brand nini cyane. Twe rero turacyatangira, kandi burya ngo wigaruka uwanga. Rero naho turi, reka dushime Imana itwemereye kugira ngo tubane nawe. Turagushimiye Mwami, tugushimiye ko twongera undi munsi, tugushimiye abera bawe bagihumeka. Hari abandi bamaze gutambuka, bamwe bageze ahacecekerwa, ariko hari abandi bera bagiriho, tugihumeka, tugifite umwuka bazima. Ni ishimwe rikomeye kuko n'abatabarutse ntabwo aricyo twabarushaga. Turagushimira kubw'amahoro waduhaye, turagushimira kandi kubw'agakiza waduhaye, turagushimira kubw'impano nziza waduhaye yitwa Kristo abana natwe. Kristo uri muri twebwe, niwe turi kuvuga, niwe twamamaza. Nushimwe Mwami wacu, habwa icyubahiro rero muri uyu mwanya tugiye kugirana ikiganiro na mwene data ndetse n'ijambo ry'Imana. Turasabye kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe, kandi ibi byose ndabisenze kandi mbisenze nizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, ndagira ngo tuguhe ikaze by'umwihariko, utangire utwibwira. Jean Pierre, ni ubwa mbere abantu bakubonye kuri Igiherezo TV, ndetse nanjye hari abambonye kuri Ntihemuka. Ndagira ngo utwibwire, tubwire ninde turi kuganira. Hari abantu bambwiye ngo turasa, ko nanjye iyo nkurebye mbona dusa mbona dusa ariko abana b'Imana barasa. Reka rero tuguhe ikaze. Murakoze cyane. Yewe nitwa Ntihemuka Jean Pierre Mose, insanateo. Turasuzagura kandi rero kubera ko dusa. Yego, Ntihemuka Jean Pierre ni muntu ki? Ni umugabo ufite umudamu n'abana, hanyuma umukristo, kabiri ni ubwiza butumwa bwiza. Birenze iby'Imana idahana umugisha. Asante.
ya hari abantu baba bashaka kumenya imva n'imvano cyangwa ido n'ido mu kirundi. Uri umukristo usengera muri he torero, kugira ngo tumenye uyu muntu tugiye kuganira nabyo urambabarira agenda umunyamakuru. Kandi nibyo buryo umuntu wese abariza abaturage, burya umunyamakuru burya muri bintu bijyanye na journalisme uba ugomba kubaza ku buryo n'ikiganiro cyangwa se inkuru uri gukora iba ifite fagite cyangwa se ifite inkomoko. Mose nibyo, ariko se Mose w'umukristo uyu munsi wa none asengera muri iyo torero dushobora kugira amatsiko muri ubwo buryo? murakoze cyane, nsengera mu itorero rya ADEPR, Yego, paruwasi ni iya Kabuga. paruwasi ya Kabuga. Imana ikomeze gushima. Amen. Yego, muyi rero wakoze, Imana igumugisha ko waduhaye umwanya wawe, kandi kimwe mu bintu byanejeje ni uko witanze. Genda gukunda mu buzima busanzwe, murakoze. kandi n'abantu benshi baragukunda. Uri mu bantu bagira ijambo ry'Imana ryinshi Imana yaraguhaye, mutaza kumubona yitonze muyize buriya abenshi babuzi ko nyine yitonda, ariko iyo afashe umwanya ijambo ry'Imana tunabishimira Imana ko Imana yaguhaye ubwenge bw'Imana n'ubwenge busanzwe. Yesu nta kintu atakoze. Ni byiza ko mu bintu byose umuntu anitonda, nibyo rwose, ariko kandi uyu munsi wirekure, wihangane, ndakwinginze wihangane uvuge rwose Yesu nta kibazo. Bitwaye iki? Uyu munsi rero impamvu nagutumiye, ndashaka ko tuganira ikiganiro kitari kirekire ariko nanone kitari gito. Hari ibintu maze iminsi mbona ngenda ndeba, yaba ku mashusho media, yaba ku cyo bita imbuga nkoranyambaga, social media nini zo imbuga nkoranyambaga, cyangwa se mu binyamakuru runaka bitandukanye, nkabona ikintu cyitwa intambara ziri muri iyi si, yaba Israel na Palestine hari intambara, Congo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye hagiye hari kuvugwamo ibintu by'intambara bigiye bitandukanye. Somalia hari intambara, za Sudani hari imitwe yitwaje intwaro bagenda barwana bagenda bicana. Noneho ngira ikintu cy'igitekerezo, tuvuga ati ariko ubu ntabwo twabwira abantu badukunda badukurikira, njye ntabwo ndi umupolitisiye, ariko se nimba abakristo noneho turi kubona ibintu bimeze gutya, tugenda tubona ibimenyetso Yesu yaravuze ngo ibyo ntibizabura kuba, kuko mu kugaruka kwa Yesu ngo muzumva intambara hamwe na hamwe n'impuha, ngo impuha n'intambara. Icya kabiri hazabaho ngo n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ibishyitsi ni tremblement de terre, imitingito. Urumva hazabaho no kwangana, umuntu yange mwene se ntacyo bapfa. Ndafase umukristo yakwitwara gute muri ibi bigeragezo, muri izi ntambara ziri ku isi, muri ibi bihe bya nyuma turimo? Bituma numva nagutumira ku bwenge bw'Imana yagushyizemo. Samuye, ndagira ngo ufashe abadukurikiye umunsi ku munsi, niba twebwe nk'abakristo turi kubona uru rugamba rugenda ruba ku isi, ibigeragezo byinshi bigenda biba, turakora iki? Umukristo aritwara ate kugira ngo uru rugendo turimo tutazacogora? Hari n'umuntu ashobora kumva isasu uri kuvugaho muri Congo akavuga ati ndapfuye, Imana yacu irabeshya, agatangira kumva atenebutse. Yakora iki mu gihe hariho ibyago n'amakuba? Ndashaka ko udufasha. Urakoze. Yego, ujya kure, intambara ntizizabura. Muri 252 bavuze ngo ntihazabura intambara, yego, keretse Yesu agarutse. yego. Reka mbibutsa neza yuko iyo utinya ibyo hanze ibyo mu nzu abitinyuka. Iyo utinya ibyo hanze, ntabwo ibyo mu nzu abitinyuka. Yego. Nirebe intambara yo hanze, uko no mu gifu hari intambara, no mu gifu burya nayo irimo. Ko iyo ugihaye mu gitondo, hanyuma saa 3 gitera imigeri atengerushye. Iyo ugihaye saa 6, saa 7 gitera imigeri atengerushye. Urumva ko nacyo kirarwana, gitera imigeri, n'intambara iriyo. Yego, mu gifu, no mu gifu naho irimo. Rero ijambo ni rimwe Yakobo yavuze mu rwandiko rwe rwa Yakobo igice cya mbere, yaravuze ngo nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bike, mwene muzararanganya amaso muri impande n'impande, muhamagare izindi mbaraga zindi, ahubwo mwe muzararame. Amena. Murebe mu ijuru.
bivuze ngo nubwo ibaterabwoba bihari nta nubwo bizabura kuza, ntabwo mubwiye ko birangiye, oya bizabaho, kuko aho bibera haratanzwe, niko Imana yavuze ngo wasuguje ishyano kuko umwanzi akumanukiye, ariko wajuru we ishime, unezerwe uririmbe kuko umwanzi agukuwemo. Rero mu gihe umwanzi akiri ku isi dutuyemo, bivuze ngo umuntu wese uri ku isi ni umukandida wo kugeragezwa n'uyu mwanzi. Bivuze ngo ahubwo ikibazo gikomeye ni uko uyu mwanzi agerageza uyu muntu, uyu muntu ntamenye ko ari kugeragezwa, hanyuma ngo abe yararama, hanyuma ahanga amaso ku Mana. Namara guhanga amaso ku Mana, Imana ariyo yonyine abe ariyo iza ikore iby'imbaraga, ko gutaka ni kimwe, umuntu atakara aba ari gutabaza, ariko ntabwo uko atase ariko atabaza. Ahubwo icy'ingenzi ni uko yegera Imana, akabwira Imana ngo birahari kandi ntibizabura. Niyo mpamvu Dawidi yanditse Zaburi ivuga ngo amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana imukiza muri byose. Ntabwo igikunda ko amagufwa y'umukiranutsi avunika. Paul nawe yandikira Abakorinto urwandiko rwa mbere 10:13 arabwira ngo reka mbabwire, nta higeragezo kibasha kubageraho tero rusange ku muntu. Imana niyo kwizerwa, ntabwo yakunda kugerageresha umuntu icyo yabasha kwihanganira, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana iducira akazi. Ntabwo akanzu kaza nyuma mbere, akanzu kaza mbere nyuma yo kugeragezwa. Niyo mpamvu rero nubwo ibyo byose biriho, igisubizo ni kivuga ngo mwirebe urugamba rwo hanze, kuko no mu gifu hari urundi. Ariko nubwo ruhari narwo igifu gisaba, gikora muvuma gisaba ati nimume, uko amanywa agenda asimburana nijoro. Burya Imana ibiri kurwana urugamba twe tutareba, niko tugomba guhanga amaso ku Mana iturwanirira iyo tutazi, kuko ntabwo Imana igukiza ibyo ureba, Imana ikiza umugenzi ibyo atareba. Urakoze. Hari icyo asobanukiwemo. Burya nzi ko no mu gifu habamo intambara zikomeye. Ushyizemo ikigori iminota 5 gihita kiba nk'amazi, ugashyiramo umwumbati nawe ugahita umenagurika, ibintu byose gihora kirwanya. Ndabyumvishije. None kuki abakristo buri minsi barangaye? Kuki barangaye bari kureba ibimenyetso Yesu yasize avuze? Ni iki turi bubwire aba bantu b'Imana? Kubera ko urabona ko habayeho gahunda nziza leta yashyizeho kugira ngo uyivunika. Iyo gahunda wiretse, intego imwe yo kurangara ituruka ku ijambo rimwe bita kutaba amaso. Noneho iyo umuntu atabaye amaso niho aba arangaye. Iyo umuntu atabaye amaso aba arangaye, kandi by'umwihariko biturutse kumenyera nanone ibyo urimo, ubyizeye ko nta kibazo, bigatuma urangara. Ariko mwibutse neza ko iyo urangaye uribwa. Iyo urangaye uribwa, si no kwibwa gusa, iyo urangaye uranyagwa. Bibiliya ivuga muri Luka ibice 13:49 haravuga ngo iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntakunde ko inzu ye icupa. Niyo mpamvu uyu mugenzi iteka ryose iyo arangaye agasinzira, umwanzi aramwinjirira. Niyo mpamvu rero mu gusinzira, mu kurangara, niho n'ibintu byose biza bizira. Noneho natwe abanyantege nke tukitwaza ngo mwikengero zarafunzwe, ubutayu ngo ntibukibaho, ngo mu mazi ntibyemewe nyine. Kuko ntabwo urusengero ari inzu yubatse, urusengero ni umutima. Kuki se uraza kumbabara nkubaze, kuki abakristo benshi babonye insengero bazifunze kugira ngo zitunganywe abanyarwanda basengera ahantu hazima? Yewe buriya narabishimye, kandi koko rwose guverinoma yacu y'u Rwanda utaravunika nta mukristo waguye ku rusengero rufunze hanyuma haguye abanyantege. Bibiliya ivuga ngo mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto ibice 3:16 mbese ntimuzi ko muri imibiri yanyu ari insengero z'Imana? Urusengero rw'Imana n'Imana izamutsemba. Bivuze ngo umubiri wawe
niba imana irimo nirwo rusengero. Yego. Ntabwo urusengero ari ubutayu, ntabwo urusengero ari amatafari ageretse. Yego. Oya, ntabwo rirwo. Niyo mpamvu ijambo ryavuze muri Zaburi 146:5 ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi. Ntabwo hahirwa ufite inzu, urusengero, kuko urusengero niwo mubiri. Hahirwa ufite Imana. Noneho Imana ihari, hanyuma y'Imana iri muri urusengero. Niko Yesaya yavuze ngo mbese mwanyibakira nzuki, ko ijoro ari intebe yanjye, isi ikaba ari intebe y'ibirenge byanjye, none mwanyibakira nzuki, aho ntura ni umutima uboneye. Ni magambo ntabwo urusengero ari ubutayu. Urusengero ni mw'uyu mubiri wamaze kwakira ijambo ry'Imana, ukaryizera ukarikurikiza, hanyuma agaherwa ubuntu bwo kwizera umwami Yesu, agahinduka ikiremwe gishya, akacumbikira Imana. Niko Paul yavuze mu rwandiko rw'Abakorino ibice 6, navuze ngo nzagendera muri mwe kandi nkorere muri mwe, ntore muri mwe, babera Imana mu mbere abana. Rero izi ntege nke izi muzihorere, hanyuma tubaza ngo mbese ubundi ubanye n'Imana ute? Urabona, iyo umuntu afite Imana agenda amenya ko Imana bari kumwe. Iyo umudamu atwite, iyo umwana ari mu nda amenya ko umwana akina. Akaguru karakubita, nyina ati ndakumvisha. Yamuryamo uyu mwana agakubita mu mayinkokora ari mu nda, nyina ari kugenda yiruka agahita ahagarara. N'umuntu ufite Imana atari wango ni mu butayu ndi kujya kwishakira, ufite Imana muri we niyo ahagaze abayumva, niyo agenda abayumva Imana, niyo aryamye abayumva Imana ko Imana iri muri we. Niyo aryamye agenda abayumva cyane rwose Imana iri muri we. Urakoze. Komeye nawe ugira amagambo meza kandi y'ubwenge. Mu yandi magambo, umuntu utunze Imana yaba ari muri biro arayumva, abayumva, yaba ari mu modokari abagenda abayumva, ariko haleluya, niyo yaba yicaye gutya abayumva Imana iri muri we. Ese urumva iki? Muri jewe ndumva nezerewe. Ngaho rero iyo umuntu afite Imana umunezero uraboneka. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana 14, ntumuhagarike imitima. Haleluya. Mwizere Imana nanjye munyizere. Ubundi iyo umuntu cyangwa se umugabane wanyu mubaho ni uguhagarika umutima. Iyo uhagaritse umutima uba utaye kwizera, ukorera Satani. Iyo udahagaritse umutima uba wizera. Noneho nkwibutse neza ko iyo umuntu yizera, kwizera ni iki? Kwizera ni Kristo. Iyo umuntu yizeye aba ari muri Kristo. Noneho kandi nkwibutse ko umuntu yizeye aba ari umugambi mu bushake bw'Imana. Mu ijambo ryavuze ngo utizera wese ntabwo anezeza Imana. Ntibishoboka ko yanezeza Imana. Ntiyanabikora. Dore nta kintu wakora ngo Imana inezere. Ntacyo, ntiwabyina ngo inezere, kuko imbyino zawe ushobora kuba ziri nk'amanyanga. Ntiwatanga amaturo ngo Imana iseke, wenda waba wanayibye. Ntiwabwiriza, nushaka kubwiriza isimeneke, Imana inezerwe, ntibishoboka. Ariko uyizera wese anezeza Imana. Murakoze. Aha niho Luka yavuze ngo hahirwa uwabwiwe n'Umwimana n'uwizera. Hahirwa uwizera ibyo yabwiwe n'Umwimana ko bizasohora. Yego. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Yego, nizere ko mwe mudukurikiye mwumvishije buryo ki Imana idukunda. Hari ikintu mugomba kumenya, nk'uko natangiye mbivuga, ntabwo ibigeragezo bizaba. Nuse dusoze wenda dusoreze kuri iki kintu. Abakristo benshi iyo bageze mu gihe cy'amakuba aribwo bihwata gusenga. Noneho muri amasengesho bagasenga amasengesho menshi bagira ngo Imana irabasubiza. Ejo bundi hari abantu naganirije ndavuga ngo ntabwo amasengesho menshi akuraho ibigeragezo. Nimba narabyumfashe wenda kuri iki kintu. Amasengesho menshi umuntu asenze akuraho ibigeragezo. Ese umumaro w'amasengesho ni uwuhe? Njye narababwiye, sinzi wenda nawe uraza kumfasha. Ndababwira ngo amasengesho ntakuraho ibigeragezo ducamo. Ndabivuga gutya kubw'ijambo watubwiye ngo ntabwo Imana ishobora kutugerageza ibirenze ibyo tudashobora, ngo ahubwo hamwe n'ikitugerageza, ngo muri ibyo bigerageza Imana iducira akanzu. Nabwiye bene data nuvuga ngo amasengesho ikintu atumarira atwambika imbaraga ziducisha muri bya bigeragezo, ariko ntabwo amasengesho akuraho ibigeragezo. Abaye ari ibyo abantu baba mu munezero udashira, donc byarangira. Ariko Yesu yaravuze ngo mbacisha mu bigeragezo byinshi kugira ngo
ni ijambo Imana yabwiye Abisirayeli bari mu butayu, ibwira Mose ngo impamvu mbacisha inzira z'ibizigu muri ibyo bigeragezo byose no mu nzara, ni ukugira ngo mumenye uko nzabagirira neza, kuko ntabwo mba mbanze. Kandi gusenga amasengesho menshi bene data rwose ni byiza, ariko ntabwo amasengesho akuraho ibigeragezo. Bibaye ibyo, Yesu yasanze iminsi 40. Ku munsi wa 40 nibwo Satani yaje aramwataka atangira kumugerageza. Ndagira ngo dufashe. Ibyo wavuze nibyo. Kereka ahubwo uramutse uvuguruje ibyo wavuze. Ntabwo nabivuguza njya mu nyunganire. Ibyo wavuze nibyo. Amasengesho menshi cyangwa makeya akuraho ibigeragezo. Amasengesho ahesha umuntu ibintu bitatu. Yego. Amuhesha ubusabane, gusabanisha umuntu n'Imana. Yego. Amasengesho ahesha umuntu imbaraga. Yego. Zituma akomera mu bigeragezo acamo, akahava nta mwotsi w'ibyaha umumutseho. Yego. Amasengesho ahesha umugenzi kumenya amakuru. Yego. Kugira ngo ace mu nzira ariko afite amakuru. Kandi nkibutse neza ko Imana ntabwo isubiza amasengesho. Ntabwo Imana isubiza amasengesho. Ahubwo Imana isubiza uwihangane mu masengesho. Kugerageza agakiranukiramo. Kuko Imana isubiza amasengesho ayo musenga kundi ari menshi. Mutuye mu kirere nyine. Mugenda muba mu kirere. Ariko ntabwo Imana isubiza amasengesho. Ahubwo Imana isubiza uwihanganiye mu bigeragezo agasenga akiranuka akiringira Imana. Impamvu tuteruye kuko ari ibyo no se gusenga. Iso abapagani ntibasenga. Umuntu nasenga akanaruka. Ntasenga se agakora ibyaha. Mbese ngo Imana ikora iki? Ijambo ryavuze ko marayika aho dusenga twagera ku Mana. Marayika w'Imana araza akajonjora amasengesho. Umuntu asenze yera akayasika umubavu akagira imbere y'Imana ahumura neza. Umuntu ashobora gusenga imyaka 5 akagira imbere y'Imana isengesho y'umunsi. Wakoze cyane, wakoze kandi ndafashijwe. Ntabwo wabumbuye Bibiliya ariko wavuze Imana muri Bibiliya. Nubwo wenda utafashe Bibiliya ngo usome wakunze nanjye ndayifite. Ntabwo ari uko tutakoresheje Bibiliya. Ntabwo erega izi Bibiliya ni byiza. Bibiliya ubundi ijambo ry'Imana biranakwiye ko abantu batunga ijambo ry'Imana. Ntabwo ijambo ry'Imana ari inyandiko gusa. Oya, ukomba no kuritunga muri wowe. Hanyuma nkuko ubitubwiye utuganirije amagambo meza, abantu nibongere bahishurirwe ko igihe turimo n'abakera bagiciyemo, ntibaterwe ubwoba nk'uko babivuze n'ibiri kuba, ahubwo bizere Kristo, batunga Imana muri bo, iribwo Imana izabaha imbaraga kandi banasenge. Iki cyigisho nari nteruye cyangwa se aya magambo nari nkubajije, abakristo benshi basenga iyo bageze mu makuba. Nibwo ubona bihatse gushaka Imana, ariko mwakwiye gusenga mutaragera mu bigeragezo, mutaragera mu makuba, mu byago n'ibigeragezo. Umunyarwanda aciye umugani sinzi, yaravuze ngo uyambariza kuzika ikagusiga iki, kwishyinga ikagusiga ivu. Uzi icyo bisobanura? Bivuze ko hari igihe nyine nk'amasengesho yitwa amatakirangoyi, wagakwiye gusenga Imana utaragera mu makuba. Ikigora yego, udashaka gusenga azabireke. Udashaka gusenga azabireke kuko ibisengesho umuntu birahari. Nta muntu winyinya undi gusenga. Kimwe nuko iyo umuntu ashonje ararya. Nta muntu winyingira kurya. Yego. Ariko icyaba cyiza kurya twasenga. Ariko nibyo. Cyaba cyiza twasenga. Yego. Ko nkwibutse neza ko nudasenga imvura iguye. Uzasenga izuba ryacanye. Nudasenga izuba ryacanye imyaka yabuze imvura iyimeze. Uzasenga umwana yamize ishaza yagiye mu gutu cyangwa mu zuba. Yego. Icyaba cyiza nta gusenga nyuma, burya umuhanga asenga mbere. Hari n'abumva ibinyahuko inyuma. Nta muntu usenga nyuma, burya umuhanga asenga mbere. Ahubwo reka mbagire inama. Yego. Nibasenga. Yego, ni naha dushoreshe natwe reka dusenge. Basengere, dusenge Imana, twinginge Imana idushoboze kandi tubabwire ko tubakunda.
iki kiganiro rero cyari kureba uko umukristo yakwitwara mu gihe ageze mu bigeragezo, utitaye ko wageragejwe. Twari turi kugukangura kubwire ngo nta kintu kidasanzwe byahozeho byahozeho, nta nubwo bizarangira, byahozeho ibi bintu mwumva. kandi twibutse abantu rwose, mwongere urusengero rw'Imana mu rusukure. nituvuga urusengero nk'uko mwene data bivuze, ni umutima wawe, wongere usukure, ukore isuku mu mutima, wihana ibyaha, Imana zabana nawe. Sinzi nimba wadufasha gusenga, hanyuma tubasabiye umwuka wera kugira ngo aze abibutse iby'urugendo, agenda abatsindishiriza. kandi umuntu wese ukurikiye uteze amatwi iki kiganiro cyangwa iri jambo ry'Imana, umuha imbaraga zo gusenga udasiba, adasenyejwe n'ibibazo, ahubwo asengejwe n'urukundo agukunda. rero niko ijambo ryavuze ngo hahirwa umuntu wo mu nzu yawe akabasha gushimira ubudasiba. hahirwa ufite umutima inzira zigana i Siyoni. iyo anyuze mu gikombe cyitwa Baka, haleluya, agenda agwiza imbaraga, imvura y'umuhindika cyambika imigisha, agera imbere y'Imana i Siyoni atunganye rwose. dusabiye umuntu wese, yaba umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umusore cyangwa umugore, hanyuma uzafungura akumva iki kiganiro, iri jambo ryawe Mwami, hanyuma rizagire icyo rimufasha, rizamure inkomezi mu rugendo, akabanduka mutsindagiza, ahanyerera abashe kuhatambuka amahoro. tubyatse Imana mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. tubashimire cyane kandi nawe tugushimire. Murakoze. ariko birashoboka ko hari umuntu ushobora kugukenera, akaba ati dusengane, cyangwa akanagutumira kujya kwigisha umwigisha mwiza. ni ubwa mbere mbonye witonze cyane bikabije, ariko tuzagira umugisha. ntabwo Mose birangiriye aha, ni inshuti yanjye, ni n'inshuti yanyu mwebwe bakunze ba Gereza TV. tuzongera tumugireho umugisha, Imana nimuduha, cyane ko ibimufite. oya ndahari, ntawe ngiye, nzajya nza. urakoze cyane, urakoze. Imana ibahe umugisha. ariko mbasabe banyarukire kuri Ntihemuka Jean Pierre TV, mukore subscribe, share, comment na like. kandi ni ukuri n'ibitekerezo, commentaire, share na like. iyo tuvuze ngo share ni ugufata ikiganiro ukagihasangiza abandi, like ni ukugikunda ukagaragariza umuntu ko wakunze. donc hanyuma commentaire ni ibisanzwe, ni ugushyiraho inyunganizi cyangwa iki. ariko hari akantu kaba hirya kitwa kakazogera, kaba hirya akantu kakazogera. none kariya kantu iyo ugakozeho uba ubaye umufatanyabikorwa. icyo bita notification, cyangwa se ikiganiro cyose umuntu ashyizeho ahita ukibona byihuse. iyo ugakozeho, twibutse abantu ko gukora subscribe ukoraho rimwe. nyarukire rero kuri Ntihemuka Jean Pierre Mose, Jean Pierre TV Mose nuko aricyo tumenyereye cyane. ariko munyarukire yodi, turabakunda. reka tugire tuti muhabwe umugisha n'Imana, amen. amen.